ya Rayon Sport ku munsi w'ejo havuzwemo amakuru menshi cyane mbere y'ikiganiro n'itangazamakuru habanje kuvugwa abantu menshi bari biteze ko hari buze kumurikwa Abedi Bigirimana akabanza kwerekwa itangazamakuru. Surprise bari bavuze bagomba kwerekana iyo surprise ntabwo yabaye, abantu barayirindiriye ntibayibona, ariko Perezida wa Rayon Sport avuga ko 90% Abedi agomba kuba umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport. Nk'umuntu wari uri mu kiganiro n'itangazamakuru Axel, reka tuguhe umwanya utunyuriremo itereke wampura rwose uduherere ku muryango ahere ku ivumbi rya giti cy'inyoni winjire mu muryango utubwire uko ikiganiro n'itangazamakuru cyari gipanze, tukinjiremo neza cyane. Ngira ngo ni ikiganiro cyabaye ku munsi w'ejo ku wa kane ejo hashize, cyari cyateguwe n'ubuyobozi bwa equipe Rayon Sport bufatanyije n'umuterankunga mukuru wabo Skol. Abo bose bari bahagarariwe muri icyo kiganiro. Byabiteganyijwe rero ko gitangira ku isaha isa 9, ariko byaje kurangira isaha cyagomba gutangira ya saa 9 kidatangiriye igihe. Kubera ko mbere gatoya cyane bitunguranye ngo habanje kuba inama y'abayobozi ba Rayon n'uruganda rwa Skol. Abayobozi bayikoze ukwayo, yego. Ubwo saa 9 twebwe twari tuhageze, abanyamakuru benshi bari bahari, ndi kumwe na Rigani, ndi kumwe na Gicumbi na Barikari n'abande bose n'aba Sidike, twagiye kureba uko bimeze. Noneho baratubwira bati mwihanganye gatoya cyane abayobozi harakanama barimo, ariko nibajya gutangira turababwira ubwo n'ingabo twari tuvugisha. Yego. Yes. Hanyuma barangije inama ntabwo atinze cyane, twatangiye inama nka saa 10 n'iminota. Inama ibera mu ruganda ndani. Yego. Ibera mu ruganda ndani rwose. Zanzo zisakaje babaga benga rwose wumva ibintu bihumura hariya. Ingano n'amasaka warabyumvaga rwose. Ese mugoye aracyari aracyasogongera. Yaravuga ati iki kiganiro murimo n'iri zuba ko mutambwira ngo bazanire iya nyayo bari mu ngamba cyane. Ubwo rero saa 10 ikiganiro kiratangira. Rayon Sport yari hagarariwe na Tadeyo, hari harimo Patrick ndamubona ku mafaranga, yego, wa Marinette baramubona. Hanyuma Skol yari hagarariwe n'umuvandimwe twa Emmanuel, ni umuzungu nawe peut-être ko ari umubirigi nyine nka bari abandi. Hanyuma ndumva arabo bayobozi bari bahari. Hanyuma abandi bantu mwabonye bari bicaye ku ruhande, hari harimo Kenisol nk'umanzi uzabafasha muri Rayon Week ndetse kuzageza kuri Rayon Day kuri match ya Yanga, ari kumwe n'umupeti witwa Zio Trap. Nawe ni umuhanzi ugezweho, arazwi cyane ku bagenizi muri za njyana za drill. Ebana bameze izo bita ngo babyita umwanda n'iki cyose ari tayari cyane. Iyo yishyizemo ushobora kugira ngo uri mu yindi si, kuko bafite ukuntu bano bana baba segonderi n'abandi barayishyizwe abayiflowinga wagira ngo barayifatanyije wagira ngo ni featuring. Ntabwo kabisa aramira ngo ni Zio Trap, ariko iryo zina nayo ndizi numva muri magic aba DJ bakubita wanyamumva, ariko ntabwo nari nzi isura urumva. Hanyuma ubwo abo ni abahanzi ubonye wamumenya, ni n'umupeti uri cool cyane, atandukanye nuko aba ameze mu muziki. Wa mwana waje hano nigeze kwakira yitwa Ndera, w'ibisatsi byinshi cyane, ukiri muto w'imyaka 24. wari kumwe nande ubwo ujya wandika Irene yarahari. Nafite ni umwana uzwi cyane, nawe ni umuraperi wa Danger yitwa Ndera, ni umupeti. Yakubwiye ngo indirimbo yagiye yandikamo zaba Bruce Melody zaba Chrisizi, umwana w'umuhanga cyane. Ubwo ni DS Dollar. Urumva ubwo nabo bahanzi babiri bazabafasha muri gahunda nza kugarukaho mu kanya. Hanyuma ubwo abahanzi bari ku ruhande rwa ruguru, ibumoso, iburyo bwa president hari yicaye Anita na Bisoso nk'aba DJ bazabafasha gusurutsa abantu muri icyo gihe cyose, nibo
nibo bazabafasha gusurutsa abantu. N'abo bantu rero bari mu kiganiro. Icyo baganiragaho rero yari gahunda mu by'ukuri ya Rayon Week. Mu by'ukuri bababwira gahunda uko zipanze, uko rero bimeze muri iyo Rayon Week. Icyo cyumweru kizatangira ku itariki 27 ku itariki ya mbere z'ukwa munani 27 ngiye kuri match ya Muhanga, ariko nayihuriye nabyo. Ahubwo Rayon irakuri 27 ku cyumweru izakina na Muhanga. Match zisanzwe za gicuti za test. Ahubwo Rayon Week izatangira ku itariki ya mbere z'ukwa munani, itangirira Nyanza mu Rukari. Novango aho ngaho Rayon ahantu hose izagizya ahenshi izajya yakina match. Kuri tariki ya mbere z'ukwa munani izakina na Gasogi Nyanza. Tariki ya mbere kwa munani ku kibuga cy'Inyanza. Ni cya kibuga. Yes, impazi kibuga ntacyo nzi. Ikibuga Nyanza yakiriraho ntacyo nzi. kirahari ariko ngo kirahari. Nyanza ni ikibuga cyiza cyane cy'ubwatsi. Oya ubwo byiza cyane bigumane. Oya bwiza cyane ariko ni ikibuga tutakaga kuko ari icyacu, ariko ntabwo ari cyiza cyane. Nta stade ya Nyanza icyo kireke bwiza cyane bwo bugumane. Bimeze nka bya Nyagisenyi ya kera. Ubwo hose ku ya mbere zo kwa munani, hanyuma ubwo bazaba bari Nyanza. Noneho ku itariki 6 zo kwa munani bazajya Ingoma wa stade nziza. Bakine na Gorira. Bakine Ingoma. Nukwegereza Rayon Sport abakunzi bacu ubwo abantu bakirehe mwiyumvemo, abantu bazanasho Ndego Kabarondo za Sake mwese mwiyumvemo. Ubwo ni kuri 3 zo kwa munani. 9 zo kwa munani Rayon Sport izaba iri ku mucanga ku mazi. Rubavu ku mucanga ku mazi. Ubwo nabantu bamusanze nabo biyumvemo bamanukane nayo, bayiherekeze Musanze bamanukane nayo. Ubwo Rutsiro abantu bitazabumba na za Ngororero bose bisange 9 zo kwa munani. Aho ngaho Rubavu rero amanuka mu kibuga na Etenseri, match ikomeye cyane. Rot Finaseninga harapfumuye cyane. Match iragenda cyane. Match yo guca impaka. Uri kumva? Seninga na amagambo yongera yavuga ati reka bateguze no muri champion. Narancitse muri champion ishize reka mbonge. Ariko Rayon Igisenyi ntago zakina na Etenseri gusa, izakina n'ikipe yitwa Dauphin Noir. Niyo hakurya yo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakurya Igoma abaturanyi hari nizo match ebyiri zahaterera. Hanyuma ubwo aho hose izi match zose mvuze zajya zitangira ku isaha 9. Iyo bayita Rayon Week. Iyo ni Rayon Week. Cyumweru cyahariwe. Noneho president atubwiye ko bari no kureba uburyo ngo bashobora nibabona umwanya hakirimo igihe bashobora no kuzajya Nyagatare, ariko ngo ntibarabyemeza neza. Bakwiriye. Bakwiriye kujyayo. Urumva bakajya Nyagatare. Ubwo urumva noneho kugira ngo abantu bigatsibo Nyagatare na Zangara na Gicumbi bambuke na Zaburera wakambuka umuhanda urahari. Ubwo rero muri Rayon Week harimo ibikorwa bazagenda bakora byo ntabwo bagiye muri detail cyane. Harimo nko kuzajya kubakira abatishoboye, gutanga mituelle de santé, gutanga amaraso, gukora umuganda aho kujya mu Rukari ni ngombwa. Yego umuganda nawo ni ngombwa, gukora umuganda n'abaturage. Hanyuma ni naho bahise batubwira ko Yanga izagera i Kigali kuri 11. Ivyo ifite iminsi 4 hano ku butaka bw'u Rwanda. Yanga mu kugera i Kigali kuri 11 no kuvuga ngo ubwo urumva match za buri minsi 4. Yanga nayo ifatanyije na Rayon Sport hari ibikorwa izakora. Icyo twabashije kumenya wenda nubwo tutaramenya itariki no gusura urwibutso rwa Gisozi. Urumva nabo bakazareba uburyo nabo bafatanya umuganda n'ibikorwa nk'ibyo Rayon Sport bindi atujya tubwira. Izindi ngingo tuzumve muri interview ya President Tadeo no tugende tuganira ingingo ku ngingo. Yego. Mpamvu uyu munsi ukubabwira Rayon Week izatangira Rayon Week ariko yajya kurangiza tukarangira turi muri Rayon Day. Ukuvuga rero niba Rayon Week tuzamara iminsi 5 dukora ibikorwa bitandukanye, hanyuma dusorezwe na Rayon Day. Rayon Day tuzakina nk'uko mwagiye mubivuga, nibaza ko ari ubwa mbere tubitangaje, mwabyumvaga mu maradiyo ariko nta tangazo riri official mwari mwakabona. Tuzakina na Young Africa izagera hano ku itariki ya 11 ikamara iminsi 3 turi kumwe dutembera tugira ibikorwa dukora bisanzwe bya siporo ndetse n'ibindi, harimo kuzasura urwibutso, harimo kureba abo dushobora gufatanya nabo no gufasha. Hanyuma ku itariki ya 15 nibwo tuzakina umukino wa Rayon Day.
mbere y'uko dukinira ku itariki ya 15 nababwiye ko tuzaba twamaze gukora Rayon Week. Rayon Week irimo ibikorwa bitandukanye, tuzasa naho dukora ikimeze nka Tour du Rwanda. Tuzajya i Rubavu, tuzakina na ekipe izaba yaturutse Congo, tuzavayo dukine na tujye i Nyanza, Rayon Sport ku ivuko, tuvi Nyanza dushobora gukina umukino wa gishuti nkuko bari babidusabye, turacyabire ibyo ngibyo, dukina na Muhanga nk'ikipe izamutse mu cyiciro cya mbere kandi ikipe yazamutse Rayon Sport twumva ko yakabayiza. Tuzavayo tujye Ingoma, nitubona umwanya dushobora gusoreza i Nyagatare. Iyo ni proposal turimo gukora 90% ibyo ngibyo bizakorwa. Ndibaza ko nyuma ya Rayon Day tuzakomeza ibikorwa byacu muri Rayon Sport, dukora entraînement, dukomeza no gushaka imikino ya gishuti. Harimo amakipe yamaze kudusaba nanone imikino ya gishuti, harimo ikipe zo hanze nanone ariko zibitandukanye na Rayon Day, imikino yo hanze, hanyuma dukina n'amakipe akomeye ya hano. Axel, Rayon Week yinjira kuri Rayon Day irumvikana, iranasobanutse cyane. Noneho abakunzi ba Rayon Sport bari biteze icyitwa surprise, bari biteze ko umuntu bita Abedi Bigirimana bamaze igihe kinini cyane barindiriye ari buze gutangazwa ko ibyo kugurwa na Rayon Sport byararangiye ntibikiri inkuru. Byagenze gute kugira ngo aterekanwa? Ese nka hanze ya microphone mwamwagiye namwe mubaza ijisho ry'umunyamakuru, uwo mukinnyi azagaragazwa ryari muri Rayon Sport? Ibintu bya Bedi birimo ibanga rikomeye cyane rwose, bikaze ko abantu benshi nabo muri Rayon bari baje mu bo twaganiriye bazi ko yerekanwa ko ne surprise bari bavuze, ariko nko mwabyumvishe president yavuze yuko babyizeye, anavuga kigera babyizeyeho, ariko byarangiye bitabaye. Ntago tuzi impamvu kuko iby'ingenzi byarakozwe. Bedi yarasinyishijwe, twari twabigarutseho, $25,000 umwaka umwe. Ibyo byari byarangiye, ariko icyatumye aterekanwa ku munsi w'ejo ntago kizwe ko harimo n'abantu bo muri Rayon ngaho muri backroom staff aho ngaho inyuma bavuga bati rwose twari tubyizeye kandi twashaka urumva Bedi niwe rero gushaka gukoresha nyine cyane kuri Yanga nk'umukinnyi ukomeye kugira ngo n'abantu bazaze. Ubwo barategereza, bavuze ko uyu munsi bishoboka ko ashobora kuba yakwerekanwa akahita akora n'imyitozo, ariko babrifinze ahantu aza gusinyira cyangwa aza kuba ari gufotorerwa ko rwose hatagira n'umuntu uzamura na telefone cyangwa n'ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma Bedi agaragara, urumva, mbere y'uko bamwerekana, kuko niwe muntu bashaka gucuruza bikomeye cyane kuri Rayon Day. Ngira ngo ikintu Axel avuga gifite ishingiro. nta Rayon Day ni kimwe na za Simba Day na za Yanga Day muri Tanzania. Ntabwo umunsi nk'uwo ujya ubaho ekipe idafite iyo twakwita nka brand player, umukinnyi nyine bashingiraho, bahamagarira abafana bababwira ati dore twazanye ukomeye kandi Abedi mu myaka nk'ina kinnye mu Rwanda ni umwe mu bakinnyi navuga ngo ni Valeri Siri, yaba umufana wa APR, umufana wa Rayon, umufana wa Kiyovu, bose baramwakira bakamwemera nk'umukinnyi mwiza. Rayon Sport imusinyishije hari icyo yaba yongere muri mediane yayo, kuko nyuma gutakaza Muhire Keve byibura babonye undi mukinnyi wabafasha hagati mu kibuga maze kumenyera kandi ufite n'ubwo bushobozi. Ariyo mpamvu bavuga ati muri signing zose ziganjemo abakinnyi benshi batazwi bazamenyerwa mu kibuga, kuko hari ukuntu Nganye yaje ari umukinnyi usanzwe, abantu ntabwo bari bamuzi, bamumenya kubera ibitego yatsinze, ariko Abedi baramuzi, bazi icyo yakora mu kibuga. Niyo mpamvu ari we ushingiyeho kuri no Yanga Day, no Rayon Day bakira Yanga, kugira ngo berekane ko hari icyo bakoze mu gushepinga swadi yabo bifuza ko yasubira mu matsinda. Hanyuma cyakoze bakoze dira babareye narabatinye. Nabajije umuntu nashaka kuvuga mu ibanga rikomeye cyane, namubaza ni se $50,000 ziri kuvugwa yuko ari zo mushoye kugira ngo umukine na Yanga nizo. Araseka cyane, aravuga ati urebye nko ku matike
ati gutegera Yanga ku matike yambwiye miliyoni byaragendaga bikagera muri miliyoni 30 ariko arambwira ati Rwandair twaraganiriye nabo barashaka ko banaganira ikajye wenda babatera n'inkunga ati iratugabanyiriza 10 na kangahe kwijana niba barambwiye niba ari 12 urumva ndamubwira se kuryama accommodation yayo ikipe ikomeye arambwira ati ikipe ya Yanga ati baduciye miliyoni 19 muri miliyoni 19 aho bazarara n'ubundi ni ku mumambure boss ukomeye cyane akora discount anabakora discount avuga ati kuri delight niho bazaba aravuga ati muri miliyoni 19 10 nizanjye 10 nanjye nkaza kanyenyeri nanjye nkaza kanyenyeri cyane muza n'9 abakinyi nta kibazo abana baze discount irenze kimwe cya kabiri ariko rero yana ni atari rero nuko bimeze bino gutegereza hanyuma score yari ihari hari ikintu kijyanye n'amikoro bababwiye ko Rayon Sport itazongera kubaho. Okay, president yavuze ko nyine gukandisha akanyenyeri nta soni bibateye bari proud kuko gukandisha ngo ni nko gutuma abana babo kuvoma ibyo ni bisanzwe.